Erega reka nkubwire. Akamasimi bicyama gukuramo uruhu. Nabinde bisubira gutereta shamafu. Uri koniga. We. Usabaza uzatange kimihurura sha. Ako mwana ibintu ukoze ntago byagakwiye pe. None se urabibona uti by'imisira? Ariko ndi kubibona. Ibintu ndi kubona turimo sinzi byaribye. Nese ubu nta kuntu twakubaka nyine tukabana. Ibintu byo kubaka se urajya ngo inzu ngizi zirahari ziruzuye amanegisi hepfo yo gukodesha marahari ako buraye mategura nta kuntu umuntu yayasimbuza. Byamategura nyine urumva nuko yasimbuza. Wenda umuntu agashyiraho tundi tuntu nyine twiza abantu bazakunda. Hano nkahita nshyiramo na portail. Ariko nibi bitafari umuntu akabihindura. Yarekorega njye narakubwiye ngo ni wewe wanje ubundi ahantu nuko hakora neza uri kumva. Hasi umuntu agashyiraho agasima nyine. Ako se sima. Yewe sima nago narenzaho ahangaha gose. Nuko hazaba ujyu nahantu. Uraho tanise we. Nize guteze. Nyine boss nyine yarambwiye. Jama boss se yemeze Gusa yarambwiye. Ngibintu sa kagakinyeri. Majama ko yakira wacana ubujye amafaranga ye utirabwe. Ceceka ariko. Bose naguzi ko muri mideli. Tubyumvikana nyine binyuze mu mucyo. Mugende gende. Arambwiye Vuga gakivuga cyatuma. Nutaduha amafaranga yacu. Nyungore. Nutaduha amafaranga yacu yagukuramo uruhu. Nabinde bisubira gutereta shamafu. Ese amafaranga asobara vahera. Koko. Ako ibintu byo nago naye nabipanze. Akaramye mukiye. Undi sheri. Hari ukuntu muri iyi minsi nari ndimo kubipanga sibyo? Byo gose ntugire ikibazo. Amafaranga ndi nayo ipinda gose ndiko nago abonye munsi y'igitanda. Ariko ndi reka nkubaze. Umuntu mbonye hano ganze ari kukurikanaga amafaranga ngo kwambura wambuye ni banke. Oya nta bintu byiyambura. Hari ukuntu bantundiye umucanga w'iyinzu banga kuyuza banise ndaba amafaranga nanjye batanyinyoretse ibintu byuzuye neza ntago byashoboka. Nanjye ubwo rero niko kuvuga ngo nzabishyura umucanga wose wahageze. Twavuganye ingunguru 20 nkahita makubita 2700. None bazanye ingunguru 10 nese ubwo urumva koko nago nayaba. Reka tubyihorere ntabwo mbizi. Ibyo nakubwiraga rero yego nubwo turi abakene ariko nyine hari ahantu ugerugaho nyine nawe ukagira uko ubigenza. Reba ahantu hameze gutyo ukuntu hatarataye umuntu ashobora kuza agasitara agakubita impanga hano ngaho. Bamurebyo ako burangiye tutangera ko tutarabana umutane tubana bizagenda. Burangiye inkwano nk'iwanyu bazanca inka zingahe. Mwiriwe. Komera. Mwiriwe mukoma. Muraho. Ariko umuntu araza kugusuruka mwicaza aho hasi nta ntebe naguze ziri hari mu nzu. Iyo ni sikose. Reka tubireke. Ukwezi kuzuye no munsi narinje kujyana amafaranga. Ukwezi? Tumaze amezi ayo 3 taranyishyura. Ndabyibutse. Bega ni ibyo. Ariko bura nta kuntu twabikemura neza. Gute? Buri urabona do karabasasu nashyizeho. Waragiye urazangiza. Nese sowe wanyubakiye inzu nabi. Nakubakiye inzu nabi gute? Wonyishyura nigende akusuni ndigwanera na magambo. Mfite abapangayi benshi. Ubu nagusoramo nkazana abandi. Akusura uransora mu yanjye se. Twabivugaho dutuje turi mu kunywa gacupa. Turi kunywa gacupa gute? Umugore yansaranye. Ngo ese umugore gusarana nkande mwana. Ariko ntago uzi kuntu byagenze. None ngiye uri kubona uri atarundi. None urajya kumutungisha handi munye gukode. Uri no kumunteza ahubwo. Uri no kumunteza. Gute se? We muneza we turabyumvikana hone. Amafaranga ndayafite nk'ubwo atari yaza nyine ariko ndayateganya. Yishyura nigende. Ako se ndi ariko bikira amaranya gasari. Uburatuma abandi bapangayi banjye bagira ute bisakuza ariko wishyura. Tubyoroshye. Mukomere. Sawa. Yewe muraho neza. Umwaka bijuru stako. Hoye undebire niki kibigo. Ajya we wararangije. Yewe. Ndanabitewe kera cyane.
ahubwo mugabanye urusaku murijyane harya ubwo murimo amafaranga ka si 10,000 se mugabanye urusaku 10,000 niyo nsigayemo uyu mugabo azayagura ngiye muri mideni se giki gibiki ubyibuke deni gibiki ejo bundi nazanye agafuka k'akawunga turabyumvikana nase nkwaye ibiro 2 ahandi wari wibye se wigeze umaho ibiro 2 ntabwo nagwaye ibiro 2 nakubwo tuzabikemura ukwacu ariko amafaranga uzayabaza uyu mugabo mubaze iki se uyu nguyu ko yakodesha ntacyo uzambaza uzayamubaza nzayamubaza rata kabisa kabisa weho ahubwo nturese ubwayo mafaranga yanjye birakureba mereza uko twakabikemura ushanga tubikemura uko wekunda ariko ubundi tuze kuza kubivuga reka ugatangira no kunyambarana nshongosha nturese uyinkweto zana hano wowe ntabwo wayijyana mwana ntabwo wayijyana ariko toza ariko ko twabyumvikana reba no kuni ipantaro yanjye utumye nyicaza hasi atasiyo uri kumva atasiyo uri kuniga we reka nkubwire uzatange kimihurura sha ako mwana ibintu ukoze ntabwo byagakwiye pe ko se urusaku ndi kumva koko n'urw'ibiki gahunda noneho se inkweto uzishyize wakuyemo ingofero nise kuri kwinanira ubundi ubaye rega kugira amafaranga menshi bizatuma banyicisha n'ukuri kw'Imana bazanyica ntabwo mbyumva ko se ntabwo byumva guta abantu babiri baza amafaranga noneho ndi bako nta n'inzu niba utabyumva tutahujya n'iwanyu ndivumba ngiye ndigendera ibigabo by'ubungubu niba byarasaze nk'isikiwe umuntu ukurinze ibishyimbo bakurinze imisozi